Hello guys, so uyu munsi ngaba ngiye kukwereka ukuntu ushobora kureba abantu wohereje kuri no website. Ni kuvuga ngo niba warebye video y'ubushize navuze ukuntu ushobora kuzana abantu hano, noneho abantu 10 bakaba ari epi imwe. Abantu ba mbere bamaze kuzireba, so niba utari wayireba sinzi, so ukiye kujyaho tugatangira. Niba ushaka video y'ubushize ndashira hasi muri description, uje kuyireba kugira tugendane step by step. Okay, so uyu munsi rero ngaba ngiye kukwereka ukuntu ushobora kureba abantu wohereje, kuko iki kibazo abantu bagiye bacimbaza cyane, so nico gituma ngoze ino video. So reka nkwereke ukuntu ushobora kureba abantu wohereje. So niba ushaka kureba abantu wohereje kuri no website, noneho abantu 10 bakaba ari imwe cyangwa se episode imwe, ushobora kugenda hano kuri referral statistics. No kuvuga ngo uraba uri kureba abantu wohereje gusa. Hano nk'uko uri kubireba hano ukanze hano barakwereka ukuntu bikora. Hano nukuntu bikora, icyambere nukureferinga abantu 10, noneho ukabona movie yawe. Okay, nuko bikora. Noneho amabwiriza nuko iri ni ibwiriza imwe jojo nyine, nago ari menshi. So nukuvuga ngo hano, do not create fake account. If you will know it, you will not get your movie. Nukuvuga ngo na udakora fake account, kuko niba bimenya ako kanya nago ushobora kubona movie yawe. So please don't udakora fake account none bagatwara movie yawe. So ibyo ago na mabwiriza. Noneho kureba abantu wohereje cyangwa se umaze kohereza, ukanda hano. Noneho uri kubona ko nje nohereje umuntu umwe, hano uri kubona ko nohereje umuntu umwe. So niba ushaka kubareba nugukanda just nugukanda hano. Okay, noneho ugakora iki, ukabareba. Mwibutsa ko kandi niba ushaka gusharinga na ahantu hose nk'uko uri kubireba, Twitter, Facebook, hose cyangwa se ugakopinga ino linki ukagenda ukasharinga, numara ukabona movie yawe. So kubera gutatangira kano kanya, so tangira kano kanya utangira wirebera movie, kuko nk'uko uri kubireba. Reka nkwereke hano ninja hano kuri home screen, ndakwereka kuko ari movie nshasha yajeho. Iyo mvuze shasha ubwo si reka mbereke ino web episode, zino ma episode za Hong Jil Dongo zande zose ndikugira mwarazirebye. Ari movie nshasha zajeho nka zino, gusa zino ndikugira mwarazirebye ni nyinshi. Hano bafite amafilme menshi cyane ushobora kwirebera. Cyo ngundira hano nuko uri kubona ko website yabo nago ikugora cyane kugira urebe film. Just kandaho ako kanya barakwereka film. Uri kubona ko byoroshe cyane, yeah. So jaho utangire kwirebera episode, kuko hano uri kubona ko na VIP liho. Hano na VIP riho, kuko babonye ko abantu bakeneye movies kandi bazanye VIP. Ibyo nago biba ari byiza, nico gituma bazanye referring. Okay, referring bya bindi byo kuzana umuntu akakirikaho ugejeje abantu 10 ukabona movie. So nukuvuga ngo iyo movie ya VIP niyo bazanye, noneho batangira ku murongo. Okay, so niba nutinde kuko nutinda akukanya wasanga movie barayitaye kera kandi ushaka. So tangira uyu munsi guza wabandikira, niba ushaka wabandikira noneho bakayiguhereza. Okay, so nibutsa ko ibyo ubonye umuntu ibo barabibona, so nutinye byose biba biri ku murongo. Okay, so nibutsa ko ushobora gukora subscribe aka kanya, kuko ngiye kubazanira indi video nshasha y'ukuntu ushobora gukora intro ya video yawe. So urarindiye, reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao ciao.